Allo? Allo? Ariko Gakwe ufite imyaka ingahe? Hari imyaka yawe yabuze se ukaba uri kuyishakiramo yanjye. Allo? Allo? Ni Gakwege tuvugana? Cyane rwose njye ndi Gakwege. Njyewe ndi Alice. Yego Alice we. None se ko watinye kubimbwira? Ibiki se kandi ntakubwiye? Ariko ntukijijishe. Uzi ukuntu kubona nambaye byangoye. Ubundi nari nzi ko uzanyihamagarira. Ariko nabonye bitinze ndakwihamagarira. Ariko se koko izina ry'Imana umva rwose njye Gakwege sindasobanukirwa ibintu urimo kumbwira. Ariko se Gakwe ushatse kuvuga ko utankunze koko? Ukundira hese? Ibuka ukuntu wandebaga cyane utankuraho amaso ugakomeza ukandeba warankunze gaceza. Oya da nyine urumva impamvu nakurebaga cyane. Warankunze rega nyine wikwigora ndabyumva. Oya ahubwo urasa nk'imbwa yanyibiye phone. Allo? Yes allo. Gakwe bite? Ni sawa. Shaga koze ko ya telefone yanjye bayibye. Ubu ngubu maze ndi gukoresha ya gramere. Aha mbivuga kandi nkabikubwiye nizera yuko memory card yanjye bayigusigiye rwose kugira komedi za Gakwege izina ry'Imana rwose nizera ko bayisigiye. Ngaho nyumvira gusa bari gutwara phone yo bakayisiga. Gakwe mbabarira rwose winjyana muri ibyo niburiye phone yanjye. Komeza kwihangana rwose kuko sinjye wayibye kandi wibuka yuko na muri telefone yawe hari harimo umutungo wanjye. Ariko sha nkaba nzongera gusubira mu karere bayinyibiyemo. Na mbere hose hari uturere tubamo abajura bahataye. Gaho mbwira Gakwe n'utuye turere tubamo abajura benshi kugira ngo n'ubutaha ninjya njye nitwararika. Gatsibo, Rusizi, na Rubavu, na Nyarugenge, na Huye, na Rwamagana. Naho se Kayonza. None si iyo turimo kuvuga abanyabyaha hari uko tuvugamo Satani. Allo? Yes allo. Ariko se Gakwe ko watinze kwitaba telefone? Sorry kabisa urumva hari abantu nari ndimo gutumira twiganye za primaire. Wowe urahugira mu gutumira gusa ntunaze ngo dukore inama y'ubukwe. Erega inama nta kibazo twanayikorera hano kuri telefone. Okay none se buretse tutaragira n'ikindi kintu uvuga banze nkubwire. Umuntu bita Rudovika izina ry'Imana ntawe nyeneye mu bukwe bwanjye. Iki? Ikidiridiri nakubwiye ngo ntabwo nyeneye Rudoviko mu bukwe bwanjye. Ariko we na Rudoviko mupfa iki koko ku buryo wanga kakuzira mu bukwe? Ntuzi ko ari wagufashije gutereta Mariya? Aramaze uriya muhanya ndamuzi rega buriya twavumbanye mu bukwe bwinshi amayeri ye yo kwiba amacupa ndayazi kabisa. Gusa nawe inshuti ye magara zakwibara yewe yaba atagira isoni. Aha yanjyanaga no kwa se tukahiba nanswe nge umva nakubwiye ngo ubukwe n'ubwanjye ntawe nyeneye. Okay nta kibazo ubwo ntazabuzamo. Ikindi kandi mu bukwe bwanjye hazabamo pause bya bindi nyine mu kinyarwanda bita akaruhuko. Ngaho akaruhuko k'iki se kandi? Ko kujya kurya iwanyu ubundi mukagaruka tugakomeza imihango. Allo? Yes allo. Sheri ndakwinginze w'inyanya. Oya rwose wowe ntago byavamo kuko nyine ntago uri uwo nshaka. Nyine wowe uzanyigishe kuba uwo ushaka. Ubu se nakwigisha kuba muremure ko nkunda abantu barebare. Allo? Karame mabuja. Ko murebye ahantu wari ugiye kwiyogoshesha nkakubura uhise ujya. Ariko mabuja uzi ko abogosha b'i Kigali bamaze kwigira ibyo ntazi koko. Gute se kandi? Ibaze nawe dango jyewe Gakwege ngo barashaka kunyogoshera 700. None se cyo giciro nyine? Umfasha bazahende n'abandi kabisa njyewe Gakwege nta muntu wamenda reka. Mabuja nagira ngo mbwire yuko ubu tuvugana zino saha nicaye mu modoka ntashye iwacu Kayonza ngiye kwiyogoshesha aho banyogoshera desa kabisa. None se Gakwe kankubaza ubu ngubu utegesheje angahe ajya Kayonza? 2600. Erega mabuja burangiye Gakwege ndumuhanga mba nabibaze neza urumva bya bitatu wamaye harahita hasagukaho 400 mite nkuraho desa yo guhereza uwo muntu wanyogoshe nindangiza mite nsagura ndi desa yo kurya ibirindazi. Hanyuma se akugarurayo arava? Ya shofe hagarika imodoka. Allo? Yes allo. Sheri wanje Gakwe uriye ko nrenje gukureba mu rugo. Vuga gakeya nyabuneka dore nagiye kuvumba muri anniversaire yatuye. Twese ninde ko numva namuzi? Nanjye nyine urumva ntago muzi gusa nyine ndimo kumva baririmba ngo happy birthday to you.
nawe urabizi uri umujyanama wanjye mu bintu byose. Cyane rwose ndabizi kandi reka buriya nkugira n'inama zungu. Rero urabizi ndatwika. Cyane rwose ndabizi ariko se wa mugani tutarajya kure ubwo watwise utewe. Ibyo se birakureba. None se kuba wambwiye yuko utwite byo bindeba hiki. Ibyo byo byakureba ariko uko natwise byo ntabwo byakureba. Yewe ukuntu se sha wari waratwigizeho uwadanje ariko menya warahuye n'akajama kakahita kakubomora kabisa ku mugani wa nzovu. Gakwemba barira ibyo tubire. Aha sawa nabiretse da. Rero uyu mwana nshaka kumukuramo kuko sinabasha kumurera urabizi. Harya cyase cyaramwihakanye ariko se ubundi kuko bugiye wanyangiraga iki ubu ngo yaba ari giye wayiguteye simba naramwemeye. Gakwemba barira rwose. None se ubundi kubimbwira uragira ngo mugukuriremo. Oya ahubwo wowe nabonye uzi utuntu twinshi. Cyane rwose buriya Gakwege ndi inzobere mu tuntu tujyanye n'utuntu. Ngangira inama y'ukuntu nakuramo inda ariko mu buryo buhendutse kuko urabizi ndi umukene. Genda unywa amazi menshi uyarunde mu nda urumva agahita kazangonyeri gahita gapfa. Alo? Alo? Ni Pastor Gakwege? Cyane rwose genda Pastor Gakwege. Okay, Pastor. Hano hari umukobwa ushaka umugisha wawe mubwira aze. Niba afite ibinyashi binini. Alo? Alo? Ariko Gakwege kuki muri iyi minsi usigaye humura nawe? Nuko nsigaye nitera ya parufe yawe. Alo? Alo? Salama Gakwege. Salama. Yawe, inzara iraguhitanye pe? Reka njyewe Gakwege sugira ngo inzara yanyicara uko nabuze iki. None ko wayura? Nuko narindi kwata akazuba. Hanyuma se ukayura? Cyane rwose ngomba kwayura kugira ngo nesheri wanjye iri mu mutima yota akazuba. Kuva kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzaharura uwa mbere nta kizakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo hose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe ndabyemeye ndabyemeye kubyurukundiye tuzasangira ibyishimo ndetse n'agahinda nshuti dusangire nk'abandi nawaza kwanga nganze